Umuryango wamenyekanye nka Ulaş family ni umuryango wavugishije benshi by'umwihariko mu mwaka wa 2005 n'umwaka wa 2006. Iki gihe hari nyuma y'uko umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu ndetse n'imikorere y'ubwonko Üner Tan asuye uyu muryango akanawutangaza nk'umuryango udasanzwe bitewe n'ukuntu bagenda bakoresheje amaguru n'amaboko icyarimwe. Uyu mugabo nawe ababona bwa mbere yarumiwe biramurenga, maze nk'umuntu w'inzobere mu by'ubuzima bwa muntu akazi kaba karabonetse. Yaragiye apakira ibikoresho bye yarasanzwe akoresha mu kazi, maze yerekeza mu majyepfo y'igihugu cya Turkiya mu ntara Yabaye ahatuye uyu muryango wa Ulaş family ngo abasuzume maze asobanukirwe impamvu ibatera kugenda muri ubu buryo. Iki gihe agerayo yari yitwaje ibikoresho twakwita ibikora isuzuma ry'ibanze, arirangije afatamo bamwe maze abajyana muri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi bwa muntu ya Çukurova University iri muri Adana, abajyanayo kubapima ngo arebe ibijyanye n'imiterere ndetse n'imikorere y'ubwonko bwabo. Ni ikihe kibazo cyagaragaye ko aricyo gitera aba bantu kugenda batya? Ese uyu muryango ubasha kubaho ute n'iyi miterere yabo? Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Igihe nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Umuryango wa Ulaş family watangiye kumenyekana mu mwaka wa 2005 ubwo umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu n'imikorere y'ubwonko Üner Tan, uyu nawe akaba ari umunyaturikiya, yageraga mu gace ka Hatay. Iyi ikaba ari intara iri mu majyepfo y'iki gihugu cya Turkiya, maze akahasanga uyu muryango w'aba bantu badasanzwe. Aba ni abantu kuva bavuka bisanze bagenda batya. Mu yandi magambo, guhera mu gihe cyabo cy'ubwana ntabwo bigeze biga guhagarara ngo bige gutambuka birangire bagenda nk'abandi. Bisanze bagenda gutya bakoresheje amaguru ndetse n'amaboko icyarimwe. Nyuma y'uyu mwaka wa 2005 uyu muryango wakomeje kumenyekana kuko uyu mushakashatsi muri uyu mwaka nibwo yabakozeho ubushakashatsi, maze bigeze mu mwaka wa 2006 abutangaza mu buryo bwagutse. Kimwe n'abandi bashakashatsi bajya bakora ubushakashatsi ari abambere bikarangira babwitiriye, nawe yasuzumye ikibazo yasanganye aba bantu, maze mu kucyita izina akiyitiriye, maze ubu burwayi abwita Üner Tan syndrome. Aya makuru akimara kuyashyira ahagaragara, igitangazamakuru cya BBC mu mwaka wa 2006 cyahise nacyo cyerekezayo kijya kubakoraho filime mbarankuru cyangwa documentaire. Iyi documentaire bayise The Family That Walks on All Fours, cyangwa se umuryango ugendesha amaguru n'amaboko. Ibi bimaze kuba, abantu benshi ku isi bari batangiye kumenya amakuru y'uyu muryango, bituma n'abandi bashakashatsi batandukanye berekezayo ngo nabo bajye gukora ubushakashatsi ku giti cyabo. Umwe muri bo twakubwira ni uwitwa Nicholas Humphrey, akaba ari umwongereza, nawe akaba ari umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, imikorere y'ubwonko, akaba ari n'ukora ubushakashatsi ku bijyanye n'uburyo abantu bagiye bahinduka, ni ukuvuga kuva mu bihe bya kera abantu bagenda bunamye kugeza bahagurutse babaye abantu b'uyu munsi. Reka tugaruke kuri ubu burwayi bwa Üner Tan syndrome. Ni uburwayi buteye bute, burangwa n'iki? Umuntu ufite ubu burwayi bimwe mu bimuranga harimo kutabasha kugenda ahagaze nk'abantu basanzwe, ahubwo akagendesha amaguru n'amaboko. Ikindi harimo kutabasha gukorana kw'ingingo ze ndetse n'ibura ry'iringanizwa hagati y'ibiro n'imbaraga z'umubiri we. Ikindi kandi umuntu ufite ubu burwayi arangwa n'ubumuga mu by'ubwenge cyangwa se iby'imitekerereze. Mu bijyanye n'imivugire yabo hazamo ibibazo. Reka twinjire muri ibi bimenyetso mu buryo bwimbitse. Aho iyo tuvuze kugendesha amaguru n'amaboko, nibyo niko baba bagenda, gusa ibiganza bagenda babirambika ku butaka babirambuye, bitandukanye n'uko izindi nyamaswa zimwe na zimwe nazo zigenda gutya ariko zo zigasa nk'izishinga ibikonjo. Tugaruke ku kijyanye n'ubumuga mu by'imitekerereze cyangwa se n'iby'ubwenge. Aha kimwe mu bibazo biba byabayeho ku muntu ufite ubu burwayi ni cerebral dysfunction, cyangwa se kudakora neza ku gice cy'ubwonko kizwi nka cerebellum. Iki ni igice gifite inshingano zikomeye cyane zirimo kugena imikoranire y'ingingo za muntu, kugena imiterere cyangwa se posture, kugena iringanizwa hagati y'ibiro ndetse n'imbaraga z'umubiri wa muntu, ndetse n'igenwa ry'ubushobozi bw'ubwonko bwo kubasha gukontorora no gukoresha ingingo za muntu. Ibi byose biba byagize ikibazo. Mu gihe cyo kubapima ubwonko babasanganye icyitwa cerebellar hypoplasia. Iki ni ikibazo kiba cyabayeho aho cya gice cya cerebellum, igice cy'ubwonko gifite za nshingano tubonye haruguru, kiba cyaragize ikibazo cyo kudakura mu buryo buhagije ndetse kikanaba gito cyane ugereranyije n'uko cyakabaye kingana ku muntu muzima. Ikindi kandi tukiri kuri ibi bijyanye n'ibibazo byo mu mutwe ndetse n'ubwonko, ibi bihita biviramo ibindi bibazo byo gukererwa mu gukura, aho umuntu ufite ubu burwayi usanga adakura ku muvuduko cyangwa se ku kigereranyo nk'icy'abandi bazima bakuriraho. Ndetse kandi anarangwa no kugira ibibazo byo kugorwa no
kwiga ibintu bishya bigiye bitandukanye. Reka turebe noneho ku bijyanye n'imivugire. Aba bafite iki kibazo cyo kugenda batya bapimwa babasanzemo ikibazo cya dysarthria. Aha tubisobanuye mu Kinyarwanda ni ya mivugire Abanyarwanda bita kuvuga rutava mu kanwa, aho umuntu avuga ariko ukumva ururimi nta ntege kandi ruragenda buke buke. Babasanganye kandi no kutabasha kuvuga amagambo yose, no kuvuga ngo mu kuvuga kwabo hari aho bagera bikabananira. Ikindi kandi babasanganye ikibazo cyo kugorwa no kumenya ururimi nk'abandi bantu basanzwe. Uyu muhanga Üner Tan wabakozeho ubushakashatsi ari uwa mbere akababonamo uburwayi akanabwiyitirira akabwita Üner Tan syndrome, yaje no gutangaza ko usibye ubu burwayi aba bantu ari urugero rwiza rwo kuba abantu babakoraho inyigo yimbitse, ndetse ko bashobora gusobanura icyitwa reverse evolution. Aha mu Kinyarwanda ni nko gusobanura ko aba bantu baba urugero rwiza rwo kwigiraho imiterere yarangaga abantu ba kera, ndetse no kugaragaza uburyo ki hashobora kuba hakiriho abandi bantu aho guhinduka baba abantu dusanzwe tuzi, ahubwo bo bakaba bahinduka basa n'abasubira inyuma mu bihe, aho umuntu yahoze kera ataraba uyu munsi. Akimara gutangaza iyi ngingo ya reverse evolution, byahise bitera amatsiko ibitangazamakuru bitandukanye hirya no hino ku isi. Nanone amateleviziyo atandukanye n'ibitangazamakuru byandika birongera bigaruka kuri iyi ngingo. Iki gihe hakozwe inkuru n'amafilime mbarankuru cyangwa se documentaire bitandukanye, harimo nka The Missing Link ndetse na Backward Evolution. Reka noneho tugaruke ku buryo uyu muryango ubayeho kandi ufite ubumuga nk'ubu. Ku bijyanye n'imigendere, aba bantu batangaje ko badashobora kugerageza kugenda bahagaze, ndetse ko n'ubigerageje ahura n'uburibwe bukomeye cyane. Bavuze ko mu kugenda kwabo bakoresheje amaguru n'amaboko aribwo babasha kugenda bashikamye kandi batekanye, ndetse ngo no mu gihe bibaye ngombwa ko bagenda bihuta, ibyo byose barabikora nubwo baba bagenda batya. Ku bijyanye n'imibereho ndetse n'imirimo yo mu rugo, abagize uyu muryango babasha kugendagenda bava mu byumba bimwe bajya mu bindi bakoresheje ingendo yabo isanzwe, babasha guterura ibintu byoroheje bakabigendana. Ikindi kandi imwe mu mirimo idasaba imbaraga barayikora, bakayikora bicaye hasi. Kuba ibintu byinshi mu byo bakora bakunze kubikorera hasi, iki ngo kibabera inyunganizi ikomeye ibafasha kubaho mu buzima bwabo. Gusa birumvikana ntabwo ari byose bakwishoboza, kuko berekanye ko nk'imirimo igoye irimo kujya guhiga ibiryo, kujya kuvoma amazi, ndetse n'ibindi bisaba imbaraga zirenze izo bafite, bifashisha abaturanyi bakabunganira maze ubuzima bugakomeza. Nyuma y'uko ubu bushakashatsi bukozwe kuri aba bantu, haje gutangazwa ko umwe muri aba bantu bagize uyu muryango yaje kwitaba Imana. Kuri ubu bivugwa ko abandi bose basigaye bakiri bazima. Mu mwaka wa 2005 ubwo bageraga kuri uyu muryango bwa mbere, uwari muto muri bo yari afite imyaka 14 naho uwari mukuru yari afite 32. Bisobanuye ko muri uyu mwaka wa 2026 umuto afite imyaka 35 naho umukuru akaba afite imyaka 53. Ku bijyanye n'amerekezo cyangwa se agace uyu muryango uherereyemo, ku ruhande rw'abashakashatsi nakubwiye ko abakoze ubushakashatsi babukoreye muri kaminuza ya Çukurova University muri Adana. Iyi ni intara nayo iri mu majyepfo y'igihugu cya Turkiya. Batangaje ko uyu muryango barizwa muri Adana. Ni mu gihe itangazamakuru ry'imbere mu gihugu cya Turkiya bo bitangarije ko babizi neza ko uyu muryango uturuka mu ntara ya Hatay. Iyi nayo ni intara iri mu majyepfo y'igihugu cya Turkiya. Intara ya Adana ikaba iri mu burengerazuba bw'iyi ntara ya Hatay. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro. Kora subscribe niba utarayikora, ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment. Niba hari igitekerezo kandi ufite kutugezaho, ukitwandikire muri comment. Ikiganiro cya none nahangisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.